Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi twese utuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere iyi ndirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha ntube impfabusa kuri twe. Icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana, Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Tugiye turirimba indirimbo ya 396 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nihe abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, naho mw'isi ntaho, mw'ijuru niho iwabo w'abizera, ntaho mw'isi ntaho, mw'ijuru niho iwabo w'abizera. Tuzimuka mw'isi tugera iwacu, naheza twubakiwe n'Umukiza, ku Mana yacu hari amazu menshi yubaka nk'isuku tutarabona, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ufite amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abasha ubugingo budashira, ni mu mwizigira z'abarengera, muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'Umukiza, muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'Umukiza. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abasha ubugingo budashira, ni mu mwizigira z'abarengera, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'Umukiza, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'Umukiza. Amen, amen. Muririmbyi yaratubwiye ngo nihe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, ntaho mw'isi ntaho, mw'ijuru niho iwabo w'abizera. Imana ishimwe cyane. Bene data, iki ni ikibazo, ngo nihe abizera bazajya kuba. Abizera tuzaba mu ijuru, abakoze neza tuzaba mu ijuru, ariko abatarakoze neza, muririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo
abo ngabo bazahezwa hanze hamwe na Satani. Abanze kwihana ngo bazahezwa hanze hamwe na Satani. Ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, muri iyi si nta hantu umuntu yakirira, muri iyi si nta hantu umuntu yagubwa neza nk'uko abyifuza 100%, kuko ni isi y'ibibi, ni isi mbi, ni isi yajugunywemo umubi. Ibintu bihabera biteye ubwoba, ibintu bihabera biteye agahinda. Nta hantu na hamwe umuntu yabonera amahoro yuzuye muri iyi si, kuko hari byinshi tugenda duhura nabyo bigenda biduca intege, ibigenda biturwanya. Kandi murabizi ko turwana n'ibidafite umubiri n'amaraso, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, turwana na Satani, turwana n'isi, turwana n'umubiri. Muri iyi si rero ntaho twakirira habe na hato, ntaho umuntu yabonera amahoro yuzuye ari muri iyi si. Kandi turi muri iyi si ntaho bibi twabihungira, duhura na byinshi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Imana imukiza muri byose. Bene data, duhura na byinshi ariko Imana idukiza muri byose. Muri iyi si rero ntaho twahungira ibibi, muri iyi si ntaho twahungira umubisha, kuko umubisha wacu Satani, umwanzi wacu, ahora azerera mu isi ashaka ko yancoshomera. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba maso. Mwene data, ndagira nkubwire, ba maso nanjye mbe maso, kuko Satani utugenza bari bugufi bwacu. Nasomye ijambo ry'Imana ngo abana b'Imana ngo ubwo bazamukaga bajya gushengerera, bajya kuganira n'Imana, ngo Satani nawe yabagendagaho akabagenda runono, nawe akagenda akaba muri bo, akaba ari hagati muri bo. Satani rero aba turi bugufi, ariko birakwiye ko tuba maso kugira ngo tumurwanye. Kandi bene data, niturwanya Satani azaduhunga. Nimureke tumurwanye kandi twegere Imana, nayo izatwegera. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze twiteho, ariko tumenye yuko nubwo duhura n'intambara, nubwo umubisha wacu ahora tugenza, nubwo Satani ahora atugendaho, ariko mwibuke yuko turi abana b'Imana. Mwibuke ko turi abana bisumba byose, kandi mwibuke ko iwacu ari mu ijuru. Bene data, iwacu ni mu ijuru, hano mu isi ntabwo ari iwacu, turacumbitse. Ndakwinginga rero kugira ngo ube maso kandi witegure, imyenda yawe ihore yera, uhore umesa imyenda yawe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo nawe uzabe mu ijuru. Mu ijuru nta bibazo bibayo, nta marira, nta byago, nta ntambara, nta n'indwara ishobora kuhagera, ahubwo abari baguwe neza. Natwe rero tuzagere mu ijuru, kandi tube muri iryo juru ry'amahoro, iryo juru ry'umunezero, ijuru aho tuzishima iteka. Ndabifuriza ko tuzahurirayo. Imana ikomeze ibiteho. Ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, n'aheza twubakiwe n'Umukiza. Ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona. Niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Oh haleluya, Imana ishimwe. Tuzimuka mu isi. Bene data, tuzimuka mu isi, ntago tuzahora mu isi. Ni igihe gito tukayivanwamo, kuko Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ari hafi kuza kutujyana. Ndakwinginga kugira ngo ukomeze witegure, wirinda, ukiranuka, kugira ngo ubwo Kristo naza kutujyana utazasigara, kuko ngo azaza nk'umujura, ntawe uzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo witegure, ube maso, kugira ngo nawe naza kutujyana uzagende, uzajyanwe mu ijuru, nanjye njyanwe mu ijuru, kuko ngo tuzimuka mu isi. Imana ishimwe, ngo tugere iwacu rero ni mu ijuru. Hano turacumbitse, ariko turi mu rugendo, kandi nitutagwa isari, ni ukuri urugendo tuzarusoza amahoro. Imana itugirire neza. Ngo n'aheza twubakiwe n'Umukiza. Ngo ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanye isuku tutarabona. Bene data, n'aheza twubakiwe
n'umukiza wacu. Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo ndagiye, ngo ariko ngiye kubategurira. Imana ishimwe, Yesu Kristo yagiye kudutegurira. Kandi yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, ngo iyo abaga adahari mba mbibabwiye. Imana ishimwe, bene data hari amazu menshi meza yubakanywe n'isuku tuzahoramo. Imana itugirire neza. Ayo mazu rero data yaraduteguriye, umukiza wacu Yesu Kristo yaraduteguriye ngo yubakanwe isuku tutarabona. Ngo ni heza cyane, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iby'amaso yacu atari yabona, iby'amatwi yacu atari yumva, ngo ibyo ngibyo nibyo tubikiwe kwa data. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo abazajya muri iki gihugu bazagubwa neza kuko umukiza yaraduteguriye. Imana ishimwe, ndakwifuriza ko nawe uzakibamo, nawe uzaba muri aya mazu meza yubakanywe isuku tutarabona hano mu isi. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, ngo niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Imana ishimwe, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Ni ukuri bizaba iby'umunezero nitugera mu ijuru amahoro, bizaba iby'umunezero urugendo rero turusoza amahoro, kuko tuzaba ahantu heza cyane hatagera ibibazo, hatagera uburwayi, hataba amarira, hataba amatiku, ahantu tuzaba tuguwe neza. Imana ishimwe. Bene data nimureke tubiharanire, kuko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo bazajya muri iki gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, ngo babikiwe ikamba ry'ubugingo. Bene data, kujya mu ijuru ntabwo ari gupfa kugenda uko umuntu abonye, hari ibyo umuntu agomba gukora. Tangira rero witegure, ukora ibyo ugomba gukora, utazicuza ko utakoresheje igihe cyawe neza, kuko muri kubona yuko turi mu bihe bya nyuma. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, kandi niba atinze urupfu ntirutinze, kuko muri kubona abantu benshi bari gutungurwa. Ibyiza rero nuko wakitegura, nanjye nkitegura, ubundi tukazaba muri iri juru ry'amahoro. Imana ishimwe, ngo Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira nimumwizigire azabarengera. Muze mwese dushengere mu ijuru, tuzimana n'umukiza. Imana ishimwe. Yesu niwe utanga amahoro atajya ashira, niwe utanga amahoro atamarwa n'ibihe, niwe utanga amahoro ahoraho iteka. Ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo nutayata ntago wayakurwaho, kereka wowe ubwawe uyataye. Ariko amahoro Yesu aha abantu be ntarondoreka. Niwe utanga amahoro meza, niwe utanga amahoro yizewe, naho ibindi byose ni umusenyi. Nimureke rero Yesu tumwikomezeho, nimureke Yesu tumwimike mu buzima bwacu, nimureke Yesu tumugire uwa mbere, ni ukuri aya mahoro tuzayahorana. Imana ishimwe. Kandi Yesu niwe utsinda urupfu n'ibyago, niwe ubitsinda wenyine. Azajya abana natwe rero, kandi Yesu ni inshuti nziza itajya idusiga mu byo tunyuramo byose. Ngo niba ushaka ubugingo budashira, nimumwizigire azabarengera. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu niwe tuboneramo ubugingo. Ubugingo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niba rero ushaka ubugingo budashira, mwene data nkurikiranye, izigire Yesu, azakurengera, azabana nawe, azagufata ukuboko, muzagendana, ntabwo ajya adusiga. Ni inshuti nziza yacu ya bugufi, atwitayeho. Yesu aradukunda. Icyo usabwa ni ukumwiringira wenyine, nta kindi wiringiye. Icyo usabwa ni ukumwishingikirizaho, nta kindi wishingikirijeho. Ibindi byose azabigenza neza. Kandi ndabahamagara abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo muze, kuko turi mu rugendo,
turi kujya iwacu mu ijuru. Nimuze namwe mwinjire, nimuze mwinjire kwa Yesu. Yesu arabategereje kandi arabakunda. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ni umujyanama mwiza, Yesu abana natwe, Yesu niwe tuboneramo ubugingo. Nimuze abatari bamwakira mumwakire, kuko muri mu gihombo gikomeye. Nimuze rero mumwakire, ntabwo muzicuza kumukurikira, ntabwo muzicuza kugendana nawe, ahubwo ni amahitamo meza. Imana ikomeze ibampere umugisha kandi Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo. Oh haleluya! Akatubera incungu kugira ngo tutarimbuka, akadukiza urupfu rw'iteka, none ubu tukaba turi bazima muri Yesu Kristo. Oh haleluya! Data mwiza, turagushimye, turagushimye rwose. Turakwinginze kugira ngo ibingibi ujye uhora uduha kubizirikana uko bwije n'uko bukeye. Abankurikiranye ndabasengeye nabo bahe kubizirikana, kandi bazirikane ko turi mu rugendo rujya iwacu mu ijuru. Oh haleluya! Muririmbyi aravuze ngo mu ijuru niho iwabo wabizera. Data mwiza, sengeye abankurikiranye kugira ngo nabo Mwami Imana ubahe kwitegura, ubahe kuba maso, kugira ngo nabo bazabe mu ijuru ry'amahoro. Barwanirire rero, barwanire intambara bazi n'izo batazi, wongere ubagarukeho, ariko ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Mwami, abarwayi bakize, bafite imbaraga ubaha amahoro mu mutima, mu izina rya Yesu. Komeza wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Mwami Imana, urakoze ko wumvishe gusenga, ngo wite ku mfubyi n'abapfakazi, nabo biyereke rwose. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho kandi bagirire neza, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.